iyo ufite Yesu aguha ubuzima, iyo ufite Yesu aguha influence ku bandi, iyo ufite Yesu aguha fit for life, iyo ufite Yesu aguha purpose. Ayo ni amagambo Dr. Antoine Rutayisire yavuze ubwo yazaga kuganira n'abanyeshuri b'itumba mu giterane bise kubaho ni Yesu concert. Ayo magambo ni amagambo meza cyane buri wese yakagombye kugenderaho, ni amagambo meza cyane yakakubatse wowe utarakizwa ukabasha kuyaheraho ugakizwa. Ayo magambo ni amagambo umuntu uwo ari we wese yakagombye kubika ku nkingi y'umutima we ndetse akizera Yesu, akizera yuko azabaho muri ubu buzima. Nk'ibisanzwe ni ku Nzira Nzima TV, niba utankurikirana byashoboka yuko wenda uyu munsi watangira kujya unkurikirana ukafollowinga kuri Instagram, kuri YouTube channel, ugakora subscribe, ukafollowinga kuri TikTok, byose ni Inzira Nzima TV. Tanga ndetse n'umviro butumwa bwiza. Reka uyu munsi wa none se nk'uwongera kugaruka ku kintu kimwe, nongere kugaruka ku buzima bwiza, nongere kugaruka kubaho k'umuntu. Kubaho k'umuntu ntago ari ubushake bwe, kubaho k'umuntu ntago ari wavuze ati ngiye ngomba kubaho ndemye gutya, mbeho nkoze gutya, mbeho nkora iki ngiki, mbeho ntunga amafaranga gutya. Ntago byose ari wowe ubigena, ntago ari umuntu wabigena, ahubwo amahitamo y'umuntu. Imana yatanze amahitamo y'umuntu amubwiriza gukora icyiza n'ikibi. Ayo mahitamo niyo agena kubaho, kuko Imana yaremye umuntu iramurema, imuha guhitamo kwihitiramo ikibi n'icyiza, imuhereza ndetse kubaho yihitiramo ikibi n'icyiza. Reka ubwo igitabo cy'Itangiriro umurongo wa mbere niho havuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Kandi ubwo aho ngaho rero niho hahera, niho hari isoko y'umuntu. Iyo ukomeje ugasoma igitabo cy'Itangiriro bigeraho ukabona ko Imana yaremaga ibintu byose ikabona ko ari byiza, irema amafi yo mu nyanja, irema inyanja, irema isi, byose yabonaga ko ari byiza. Noneho igeze ku muntu yaravuze ati reka tureme umuntu ufite ishusho yacu, noneho tumuhe ubwenge ndetse n'ubutware bwo gutegeka isi. Byose Imana yari ibiduhaye, byose yari ibihaye umuntu Imana yaremye yamuhaye ubwo bubasha bwose, noneho tekereza ko Imana yaremye umuntu imuhereza gusa nayo, imuhereza ubutware bwose bwo kuzategeka ya mafi yaremye, yo kuzategeka za nyamaswa yaremye, yo kuzategeka ibiri mu isi byose yaremye. Yamuhaye ubwenge butandukanye n'ubw'ibindi byose, yamuhaye guhitamo nk'ubw'ibindi byose. Noneho reka tugaruke ku kintu cy'inkomoko y'icyaha. Abantu benshi bajya bavuga ngo icyaha wenda ngo cyaturutse ku mugore, cyane ko na Adamu Imana iza kumureba bakimara gukora icyaha, bakimara gucumura, yaravuze ngo Mana n'uyu mugore wampaye, ngo iyo utamuma ntabwo byose biba bigenze gutya. Urumva Adamu ubwe ntabwo yari amaze kunezezwa nuko wenda Imana yamuhaye umugore, ntabwo yari amaze kunezezwa yuko Imana imuha umugore hari ikintu kizima yari imukoreye, ahubwo yarebye ku by'ako kanya. Ndagira ngo mubaze, ese wowe iyo ugiye kwicira imanza cyangwa se iyo ugiye gukemura ikibazo, ureba ku by'ako kanya cyangwa ureba ku hahise hawe, cyangwa ureba ese sanzwe ndi umuntu umeze gute, ese sanzwe ndi umuntu ufatwa gute, ese sanzwe nkemura ibibazo gute? Ibyo bintu ujye ubirebaho, cyangwa wowe ubwawe uraza ukavuga ngo njyewe wenda tubare banyita Claude, ngiye Claude buri gihe n'ubundi iyo muye n'ikibazo n'iki ngiki mbigenza gutya, iyo muye n'ikibazo n'iki ngiki nkorera amafaranga bigakunda. Ese byonyine ujya ubasha gusenga iyo ugeze mu kibazo? Ese ujya ubasha guca bugufi ugasaba umuntu imbabazi? Tubare yuko wenda umurusha ubushobozi, ariko ujya uca bugufi ukamusaba imbabazi? Ese ko Adamu na Eva bagize mu guca bugufi, ariko Imana aho itandukaniye n'abantu, yari yarababwiye ati ngo kiriya giti nimukiryaho no gupfa muzapfa.
inzoka nayo iri kubashuka, yamwumvishije ukuntu nibarya kuri kiriya giti amaso yabo azahweza, ngo bakabasha kugira ubwenge nk'ubw'Imana, ngo bakabasha gukora ibitandukanye n'iby'Imana ikora, ngo bakabasha kugira ikindi kintu kizima babona, bakabasha no kwiremera ibintu ibyo ari byo byose. Ariko bakimara gucumura, Imana ije kubaganiriza nk'uko yabaganirizaga, nta kindi bakoze, baragiye barihisha bishakira kwiremera iconcero. Ariko Uwiteka kuko ari umunyembabazi yarabavugishije nk'ibisanzwe, arababaza ati ngo Adamu byagenze ute? Ati Adamu nawe aramusubiza ati n'uyu mugore wampaye Mana. Ese we ntihari igihe ugera mu kibazo uri kumwe n'umuntu ukavuga ngo uyu nguyu niwe ugiteye, kandi byose byabaye nawe wabigizemo uruhare? Mbisabire akantu kamwe bene data, tuba abantu b'abanyakuri, tuba abantu bumva ko ibintu byose bikozwe ni ibyacu. Niba uri muri sosiyete runaka mukaba mukoze ikintu, umunyakuri uhamye yuko ibyo bintu byose mwabikoze, uhamye yuko ibyo bintu byose koko mwabikoranye, uhamye yuko ibyo bintu byose byari ibyo mwakoze, byari ngombwa nyine yuko mubikora ako kanya. Ariko icyiza buriya, mbere yuko ukora ikintu runaka uzajya ubanza usenge, mbere yuko ukora ikintu runaka uzajya ubanza usenge, ndetse ugire akanya kawe nako ko kwihererana n'Imana. Mu gihe uvuye muri bya bindi byose ujye ugira akanya ko kwihererana n'Imana. Ndatanga urugero gatoya kuri Yesu Kristo nk'intangarugero yacu, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Yesu Kristo yagendanaga n'abigishwa, ariko hari igihe kimwe yageraga agafata akanya ke nawe akajya ku ruhande agasenga, akabwira Imana ibijya ari kubona, akabwira Imana uko ubuzima bwifashe. Ariko wowe urazinduka ni kuri telefone, uragenda ni kuri telefone, nta nubwo byonyine ushobora kumva n'iki kiganiro ngo kirangire, byibuze niyo telefone niba uyifite ntabwo ushobora kucyumva ngo kirangire, kuko uhita wumva ibintu byose biri mu Imana, utari uko kwigendera. Ibintu byose biri mu Imana ntabwo bikeneye. Ariko byibuze nubwo waba ufite umwanya munini, ntabwo gufata amasegonda 30 yonyine ugahamagara Imana, ukabwira ati Imana uyu munsi ndagiye, ujyane nanjye ndetse wongere utahane nanjye, uze kubana nanjye mu kazi kanjye, unyobore, undinde gucumuzwa n'akazi, gucumuzwa nawe dukorana, ndetse waba ari wowe ungenga uyu munsi, uha umugisha imirimo y'amaboko yanjye. Iryo jambo ugiye bivuga mu gitondo, buri gitondo kugiye kugenda, wanataha ukavuga ati Mana ndagushima yuko nashye ndi amahoro, ndagushima yuko sanze n'abo mu rugo bakiri amahoro. Ese kuba ubyuka ukajya mu kazi, wamara kujya mu kazi ugataha usanga nta kibazo cyabaye mu rugo, ni ubushake bwawe? Ese n'ubwirinzi wasize mu rugo? Ese hari ikindi kintu wakoze kugira ngo ujye utaha usange byose bimeze neza? Ntacyo. Ahubwo n'imbabazi z'Imana n'uburinzi bw'Imana. Uragenda, abandi bari mu rugo bagasigara bakora imirimo itandukanye. Buri munsi uragenda ukambuka imihanda, ugakora buri kimwe cyose bikemera, ugataha ukagenda ukagaruka uri amahoro. Ese hari icyo watanze kugira ngo ibyo bintu byose bikore byemere? Ni ukuri ndakubwiza, nta kintu wakoze pe, nta n'ikintu urushije abandi pe. Bashobora kugenda, njye hari igihe kimwe nari ndimo mpagaze ku muhanda nshaka kwambuka, ariko abantu twari duhagararanye hari harimo abamama 3 n'umupapa umwe, ariko naje guhindukira gatoya nsanga umupapa twari duhagararanye umutwe umaze kuvaho, yarambutse acyambuka, moto ituruka iribira mukubise agwa mu muhanda, umutwe itugwa hariya ku ruhande. Uwo munsi natekereje ku rukundo rw'Imana, nekereza ukuntu nari ndi kwirukanka, ukuntu nari ndi kujya mvuga ati reka nihute ntambuke. Ndatekereza navuga ati Imana ntago ari njyewe uriho aka kanya, ahubwo ni wowe ubashije kuba ukimagaritse muri aka kanya, ni wowe ubashije kuba ukimaye imbabazi zawe, ukinije iminsi yo kubaho, ukinije amasegonda nk'ayangaya yo kubaho. Urakoze cyane kunkurikira, reka tuzabane mu bindi biganiro n'ejo.